turashima Imana uyu mwanya Imana iduhaye ku imbere yayo kugira ngo dukomeze gusenga dushaka mu maso y'Imana. Umunsi rero ijambo y'Imana riri butuyobore muri amasengesho riravuga vivre selon la simplicité de la foi. Turaza kubiramo mu Kinyarwanda. Vivre selon la simplicité de la foi. Cyangwa vivre la simplicité de la foi des enfants. Vivre la simplicité de la foi des enfants. Kuba mu kwizera kw'abana bato. Kuba mu kwizera kw'abana bato. Kuba mu kwizera kw'abana bato. Ingorane dufite rero ntabwo tuba mu buzima bwo kwizera nk'abana bato. Niyo mpamvu bitugora kugendana n'Imana. Muza kumva uko bimeze. Kuba mu buzima bwo kwizera nk'abana bato. Abana bato ntabwo bashakisha ibintu, gutekereza ibintu bibarenze. Barizera ibyo bahawe kwizera. Ntabwo bajya gucukumbura ngo barebe nimba ibyo babwiwe babeshwe. Ibyo ni iby'abantu bakuru. Abana bato barizera ibyo babwiwe. Umubyeyi namubwira ngo azamugurira iki, ntabwo ajya kucukumbura ngo arebe ko afite amafaranga. Umubyeyi we arizera, aba ari muri age ya innocence, aba ari innocent. Umuntu wari innocent ntatekereza ikibi. Impamvu twebwe abakuru dutekereza ibibi, twaratakaje innocence. Niyo mpamvu umuntu akubwira ikintu ukajya gushakisha n'ibyo atakubwiye. Urumva? Umuntu akakubwira ikintu ukajya gushakisha n'icyo atavuze. Nivuga ngo twaratakaje innocence. On n'est plus innocent. Ukariya mu ngobyi ya Edeni, Adamu na Eva bataracumura bari muri age ya innocence. Ntibashobora no gutekereza ikibi mbere yuko yanzuka iza kubashuka. Abana rero bato nubwo tubavukana kamere y'icyaha, ariko iriya myaka ya mbere baba bameze nko muri Edeni. Ntabwo baba batekereza ko umuntu yabagirira nabi. Ntabwo batekereza ko babwiye ibintu ngo batege umutego. Niyo mpamvu batajya gucukumbura ngo barebe nimba wabeshye nimba Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimutaba nk'abana bato nimuzinjira mu bwami bw'ijuru. Kubera iki? Kubera yuko kubana n'Imana by'ukuri birasaba ko tugaruka kuri ya innocence ya mbere y'abana bato, cyangwa mbere ko icyaha kinjira muri Edeni, ukagaruka muri innocence. Niyo mpamvu rero inzira y'Imana yananiye abantu benshi. Muza kubona impamvu yananiye abantu benshi. Turaza kubona ko imibanire y'abantu benshi n'Imana, bitwa ko bamenye Imana, ishingiye kuba bazi ibintu byinshi ku Mana, ariko ubwayo ntibayimenya. Biratandukanye kumenya ibintu byinshi ku muntu no kumumenya, biratandukanye. Abantu benshi rero kubera ko turi mu bihe bya information nyinshi muri domaine zose no mu by'Imana, bakigishwa mu masengero, bakajya kuri internet,
YouTube nabo bagasanga izindi nyigisho. Nuvuga ngo hariho ibintu byinshi cyane byigisha abantu muri domaine zose no mu by'Imana, bakamenya rero ibintu byinshi ku Mana ariko ubwayo ntibayimenye. Ingaruka ni izihe? Nuko ubuzima bw'abantu ntabwo buhinduka. Kumenya ibintu byinshi kuri Yesu ntabwo ari byo bihindura ubuzima bw'umuntu. Ni byiza ko dukura mu bumenyi bw'ijambo ry'Imana, ariko nimba tutamenye iyo Mana ubwayo, tuzi ibintu byinshi kuri yo, ntacyo bizatumarira. Kuko ushobora kuvuga ati kanaka ameze gutya kuba baramukubwiye, waramusomye byinshi cyane, ariko uwo muntu uvuga ntabwo umuzi. Muramutse mubanye nawe wasanga ibyo wari umuziho byinshi bitandukanye n'ukuri ko muri we. Rero aya masengesho tumazemo iminsi dukwiye kongera gutekereza, ese koko turazi Imana? Iki kibazo ntabwo twakakibajije aho tugeze, ariko reka tukibaze, ese koko uyu Yesu tuvuga turamuzi? Kuko nabanje kuvuga ngo ushobora kumenya ibintu byinshi ku Mana ariko ntumenye Imana. Ushobora kumenya byinshi ku muntu ariko ntumumenye. Ikintu bita la foi du charbonnier, turaza muri ijambo ryitwa charbon, amakara. Hari ijambo bivuga ngo la foi du charbonnier, avoir la foi du charbonnier. Charbon, amakara. Chako mu Cyongereza, cyangwa coal mu Cyongereza. Amakara aya tucana. Chako mu Cyongereza, cyangwa charbon, amakara. La foi du charbonnier bivuga iki? Iyo yavuze ko quelqu'un a la foi du charbonnier, bavuga iki? Harimo ibisobanuro bibiri. Ari igisobanuro kiri pejoratif, ni kuvuga gifata ibintu mu ruhande rubi rwo kunegura, hariho n'uruhande rwiza. Iyo yavuze ko umuntu afite la foi du charbonnier, afite ukwizera. Charbonnier n'umuntu acuruza amakara cyangwa aproduce amakara, uri bamwita charbonnier. Uri ucuruza amakara cyangwa uri twika ibiti bikabamo amakara, bamwita charbonnier. Rero byaturutse he? Byaturutse ko Satani, le diable, yaramusanze uwo charbonnier mu kazi ke, ubwo yari mu mirimo aratwika bya biti bihinduka amakara. Noneho aramubaza ibyo yizera aho yabikuye. Satani abaza charbonnier, uwo ukora amakara cyangwa uyacuruza cyangwa uya produce, aramubaza ngo ubyo wizera aho bivanye, ese urabyizera koko? Uwo charbonnier yari umukristo, ibyo wowe wizera uhivanye, ese urabyizera ko? Ninda kubwira ko ari ukuri. Hanyuma uriya charbonnier rero asubiza Satani amagambo make, aravuga ngo ibyo nizera nibyo itorero ryanjye ryizera, kandi ibyo itorero ryanjye ryizera, kandi ibyo nizera nibyo itorero ryizera, kandi ibyo itorero ryizera nibyo nanjye nizera. Nta bindi yamushubije. Mwumva yashubije iki? Reka wabwira iki? Muranyumva? Nibaza ko muba mutaje guta umwanya, sibyo? Umviriza. Ari umufilozofe w'umudamu yitwa Arendt w'umudage, yari umuyahudi w'umudage. Umudage afite amamoko y'abayahudi. Yari umwigishwa wa Heidegger. Arendt aravuga ngo, umviriza, celui qui ne pense pas, il est comme un somnambule. Ngo umuntu atadevelopa gutekereza
mu buryo buri critique, afata igitekerezo agawumwanya kukibazaho, ngo ameze nka somnambule. Nago murabona abantu barwaye indwara akabyuka nijoro akafungura urugi kandi ataratekereza, akagenda muri frigo agafata ibintu agakora gusa, kandi ubwonko butari burakora cyane. Ntimurabyumva cyane? Mwarabyumvise? Babyumvise? Ntagonge ni urukuta ureba mwita somnambule. Nuvuga ngo arakora majeste ariko ubwonko butari burakora. Uyu rero ahente aravuga ngo abantu bibereye aho badakoresha ubwonko bwabo ngo batekereze, mubibizi ngo bameze nk'uwo. Ntabwo mubyumva kubera ko uwo nawe aragenda kandi akora ibintu nk'iby'umuntu uraratekereza ariko ntabwo atekereza, kuko yagarutse gutya arikanga, akibaza ukuntu yagezaho, akibaza ukuntu yafunguye umuryango ntabimenye. Rero ahente aravuga ngo umuntu wese utadevelopa une pensée critique ni umusomnambule. Rero nitwe abasomnambule rero ni wihe pene, ni wihate iyo waguhaye igitekerezo kicukumbure. Bayibizi kuko uzasanga ubwonko bwingira, kuko imitsi idakora iragagara, ari ubwonko rero bugagara. Iyo mbahaye challenge nk'uko mbashaka ngo ubwonko bukore, sugira ngo gusanga umuntu abaraho gusa arindire ko bamuha ibisubizo bitunganye. Ibisubizo kiyo kuva no muri wowe. Imana ishimwe. Ariko rero hari yindi side, arundi ruhande rw'uwo charbonnier rwiza. Nuruhe? Nuruhande ruvuga yuko Satani niyabashije kumuhindura. Wabibise? Ntiyabashije kumuvana mu byo yemera. Murandi rumwe twamukritise yuko yizera ibyo itorero rye rimubwira ko ariko kuri, kandi ngo n'ibyo itorero ryizera n'ibyo nawe yizera. Murabona ko rero charbonnier afite conviction, arayifite, kuko Satani ntabwo yabashije gusunika ishingiro ibyo yizera. Uriya charbonnier twamukritise kubera ko yamize bunguri, sibyo? Ariko turamushima kuko afite conviction yatumye Satani atamushobora. Donc la foi du charbonnier tuge tuyifatire mu ruhande rwiza. Ni ukuvuga ngo ukwiye kumenya ibyo wizera, mu buryo Satani nubwo yasunika atabasha gukubita hasi kwizera kwawe. Yumva byubise? Amen. Ariko se kugira ngo tugire ukwizera kuriya ucuruza amakara cyangwa ukora amakara ari charbonnier, birasaba iki? Uriya charbonnier mu rundi ruhande urabona hariho kuba yaremeye gusa ibyo itorero rimwigisha akabifata ko ari ukuri, kandi mu rundi ruhande twabonye yuko abisimbarayeho, n'ibyo bita conviction. None nitudepasa ibyo bibiri, niturenga ibyo bibiri, mwabibise? Amen. Kugira ngo dukore synthèse, duvane mu kintu kimwe, twavuga iki? Dukurikije n'ijambo Yesu yavuze ngo nimutagira ukwizera nk'uko abana bato ntabwo muzinjira mu bw'ijuru. Twavuga iki kuri uriya ukora amakara cyangwa ucuza amakara charbonnier? Yari afite ukwizera nk'uko umwana muto, nyamara Satani atamushoboye. Dushobora kumwigaho ibintu byinshi. Uyu munsi rero turashaka kureba ni gute twagira ukwizera nk'uko abana bato mu bijyanye n'Imana n'iby'ubwami
bw'Imana. Mu bijyanye n'isi tuba abantu bakuru, okay? Mu bijyanye n'Imana n'ubwami bwayo tube nk'abana bato, niho tuzabasha kumenya Imana neza. Amen. Atari kumenya byinshi kuri yo gusa. Ubu Kristo rero twamenyereye ibintu ni byiza, ariko tukiye kwikubita gashyi. Twamenye ko ubu Kristo nukuye tukaririmba indirimbo ya mbere n'iya gatatu n'iya kane, sibyo? Tugasirimba tukaguruka, hanyuma tugasenga tugataha, ngo rero ngo twarangije iby'Imana. Ntabwo tuzi ko hari urundi ruhande tukiye kumenya, uruhande rwo kubakika, amen, mu bitekerezo byacu mu by'Imana n'ubwami bw'Imana, kugira ngo tubashe gukura mu kuyimenya, apana kumenya byinshi gusa kuri yo. Amen. Nuvuga ngo ntabwo no penser non pas encore décoller, ntabwo ibitekerezo byacu birahaguruka mu by'ubwami bw'Imana. Babizi, hari ibintu byinshi mutabona Imana ikora, atari uko Imana ishaka kubikora. Nuvuga ko hari ibintu twebwe tubamo bitubuza, tuvuga ibyaha gusa, no, n'ubundi buryo bwawe ubana n'Imana bitakabaye bimera bityo. Babizi, Imana ishimwe. Imana ntabwo yigeze ikomplika ibintu byayo. Ntabwo Imana yaduhamagariye ubufindo, kuko tubana n'Imana nkuko yadufinze, hanyuma rero tugahita tugwa mu mutego w'abantu banze ngo namayobera matagatifu. Ntabwo Imana yaduhamagariye ibintu biri komplike nkuko umubwiriza yabivuze. Amen. Umubwiriza ibice 7:29. Mwumve ibyo umubwiriza yavuze ngo seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dore icyo nabonye gusa ni iki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Amen. Voilà. Imana yakoze ibintu biri simple, abantu rero bajya gushaka iba komplika. Murumva amagambo y'umubwiriza, uyu ni Salomo. Imana yaremye umuntu, amen, imuremera ubuzima buri simple. Hanyuma Satani arashuka umuntu, amwereka ko ubuzima buri komplike, nawe ajya muri complication y'ubuzima. Donc Dieu a rendu sa connaissance simple. Dieu a rendu simple sa connaissance, qui passe par la simplicité de la foi. Imana kugendana nayo, kubana nayo ari byo duhamagara muri Kristo. Imana ntiyigeze ikora ibintu bihanitse ngo bigore bamwe bishobora abandi, kuko byose binyura mu kuba nk'abana bato. Ukwizera k'umwana muto, ukwizera kwa charbonnier. Iyo ita la simplicité de la foi. Ntabwo Imana yigeze ikomplika. Niyo n'abantu bakomplika ibintu, bakajya gushakisha ibintu byinshi cyane, bagakomplika theology, bakagira ibiki, bakahindura siyansi ihanitse, ibintu by'ubwiru, ibintu by'ubufindo, kandi Imana yakoze ibintu biri simple. Amen. Dusome Matayo 18. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Nimutamera nk'abana bato, muhinduke mere nk'abana bato,
abana bato barangwa na humilité, nta mwana muto yirata, nta mwana muto yishyira hejuru. Umwana muto by nature uko aba ameze ubwabyo ntabwo azi ibyo kwirata. Donc humilité na simplicité bari simple. Umwana araho ntabwo yishyira hejuru, nta no kwicisha bugufi kuko byose ntabwo bihari. Il est innocent c'est tout. Kandi umwana muto ni simple. Ngo hanyuma tugahindukira niko yavuze, tukaba nk'abana bato, ngo tuzinjira mu bwami bw'ijuru. Ni umwami yabivuze. Amen. Kandi kugira umutima nk'umwana ni umutima wakira ibyo byose umwana abwirwa, arabyakira uko byakabaye, kuko muri we nta kuvuga ngo hari ukubesha kubaho. Donc la réceptivité, umutima we urakira, nta kurinda kwibaza ngo gwacukumbure ngo arebe ko hari byishemo. Ya mvugo yacu ngo hari cyisha inyuma, ibyo ni ibyacu ntabwo ari iby'abana. Umwana ntabwo azigera avuga ngo hari cyisha inyuma. Hanyuma ibyo rero ça fausse les relations, kuko abantu barabeshanya mu ryarya, wamubwiza ukuri ku mutima n'Imana izi ntabyemere ngo hari cyisha inyuma. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma umwana muto murumva ko afite ari humble, ari simple. Amen. Hallelujah. Kandi biroroshye kumwigisha, ari teachable. Il est facile à enseigner. Nimba yakira byose ni ukuvuga ngo ibyo umubwiye arabyemera, sibyo? Hari umufilozofe w'umurusiya kera hakiri communisme, niwe yavuze ngo donnez-moi vos enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, je vous les rendrai. Ngo mu abana banyu bakiri bato kugeza ku myaka 7 nzababasubiza. Yaravuga iki? Aravuga ngo icyo uzigisha umwana kugera ku myaka 7 ntawe uzakimuvanamo. Wabizi? Kuko mbere y'imyaka 7 umwana yakira byose nk'ivanjiri. Niko babivuga. Iyo yavuze ngo amagambo ye bayakire nk'ivanjiri, ntagigwaho impaka, bayakiriye nk'uko ari Imana ubwayo yavuze. Umwana muto rero kugeza ku myaka 7 mu byerekeye imiterere y'umuntu, mikurire ye, ntabwo agira ikintu cyo gucukumbura. Yakira icyo abwiwe ko ari amina, ko ari ukuri. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo mukwiye kuhinduka mukamera nk'abana bato, naho ubundi by'ubwami bw'ijuru bizabananira. Dufate 5 umuntu wese ategeze umutima we. Ese wowe birakorohera kwakira iby'Imana nk'umwana muto, cyangwa ubwonko bwawe bujya bugutega imitego kugeza utangira gucukumbura ngo Imana hari ibintu ishobora kuba yahisha inyuma, kwitavuza ibyo ashaka kuvuga? Imana uyu munsi ikuvure, igukize uwo mutima wo gushidikanya kuri yo no kubyayo, kandi bitugeze aho turagana, aho uzagira ukwizera nk'uko abana bato. Amen. Kandi bigatuma utamenya ibintu byinshi gusa ku Mana, ahubwo uyimenye ubwayo. C'est le problème, nicyo kibazo cyacu rega. Muko abandi bantu biyo batubwiye ibintu, nubwo baba bari sincere, nubwo baba nta kintu kibi gihari, bikakugora kubyakira ngo arikishe nk'inyuma. Uvu uburwayi abantu bafite. Nakubwira ni jewe ari gift nzaguha, cyangwa wenda ntibivuge gutyo, uvuga uti jewe nkeneye ko tuzabonana kuko ari ikintu nshaka kukubwira. Wabibise?
noneho ugatangira kwibaza ibibazo igihumbi, hanyuma igihe tuzahura noneho nkakubwira ibintu kandi bivuye ku mutima, hanyuma wowe muri we akaba intambara, ati yewe ntawamenya ngo we narikihije inyuma. Ubwo burwayi rero nibwo bwishe imibanire y'abantu, mu buryo nta muntu akizera ko umuntu ari honete, ko umuntu ari simple, ko umuntu aramubwira ibintu nta bindi ahishe. Ni ikibazo gikomeye. Bamwe bakinjira mu gusobanura, bagasobanura ngo bamare impungenge umuntu. Dufite ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rero byaraje no mu mibanire yacu n'Imana, bikatugora kuyizera, biratugora amagambo ari hano noir sur blanc, limpide, clair, aragaragara, ariko bikakugora kuyakira, bikaguma biraho gusa mu kirere, ntabwo ubintegra mu buzima bwawe, ubigendereho. Tugaheruka kuba indyarya zivuga gusa iby'Imana ku munwa, ariko muzima ntibikore, kubera ko dufite ubwo burwayi muri twebwe mu mibanire yacu n'abandi, noneho tukahita tubitranspose tukabizana ku mibanire yacu n'Imana. Nk'uko umuntu utamwizera ngo arikishe inyuma, niko biza no kuri Yesu ukibaza ko arikishe inyuma mu byo yavuze. Tukwiye deliverance. Amen. Ubwonko bwacu bwaracuramye. L'homme est dénaturé, il est corrompu, ntabwo akiri simple, ntabwo akiri, ntabwo tugifite kwa kwizera kw'abana bato ngo ko ari muri Adamu na Eva ataracumura. Nta sincerity ihari, abantu baba macenga, baracengana mu kuvugana, kandi uri honete, uravuga ukuri, ariko umuntu ntabyemera, arikishe inyuma. Ibyo bintu bikwiye kurangira, ko ntabwo tuzabana n'Imana ngo tuyimenye tutabohoka ibyo bintu by'igitindi twanduye, tukandura muri iyi si. Tufate 5